nongeye kubasuhuza abakunzi ba UNP Entertainment, mbaye ikaze nanone. Ese wigeze wibaza niba umuntu ashobora kumenya igihe cye cyo gupfa? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, kandi hari aho usanga imyemerere cyangwa se imibereho yacu idufasha kubyumva. Muri iyi video tugiye gusesengura ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu ari hafi gupfa, imyemerere itandukanye ndetse n'ibyo abahanga babivugaho, ndetse turaza kuvuga n'inama z'ingenzi zafasha umuntu uri mu bihe nk'ibi. Turaza kugenda turebera hamwe uko umubiri uhinduka mbere y'urupfu, uko umuntu yitwara, ndetse n'ibintu byihariye by'umwuka cyangwa se imyizerere by'imiryango. Uri kumwe na UNP Entertainment, kandi subscribe, ukane like, share na comment kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi, ndetse twubake umuryango mugari wa UNP Entertainment. Mbere na mbere reka tuze kurebera hamwe impinduka ku mubiri mbere y'uko umuntu agiye gupfa. Dore impinduka ya mbere. Hari impinduka ku mikorere y'umutima ndetse n'amaraso. Umuntu acika intege, amaraso akagabanuka, ndetse umuvuduko w'amaraso nawo ukagabanuka, ugatangira kuba uwo hasi, amaraso akagenda gake cyane. Ibi ngibi biganisha ku kuba umuntu adashobora gukora ibikorwa by'ubuzima bwe yari asanzwe akora. Ndetse hari n'ibisobanuro by'abahanga bavuga ko ibi ngibi ari ibimenyetso bisanzwe byerekana ko umubiri utangiye gukora gake, kubera ko amaraso aba yatangiye kugabanuka, yewe n'umutima wacitse intege. Impinduka ya kabiri ni impinduka mu guhumeka ndetse no mu mitsi. Umuntu ashobora guhumeka buhoro buhoro cyangwa se bikikora, ntashobore guhagarara igihe kirekire. Ndetse abahanga bavuga ko ibi biterwa n'uko ingingo z'umubiri ziba zitagikora neza, amaraso atagera ku bice byose. Impinduka ya gatatu ni ukunanirwa gukora ibikorwa bya buri munsi, kudashaka kurya, kubura imbaraga zo kugenda, ndetse no kwanga gukora ibyo wakundaga cyangwa se ibyo ukunda, ugasanga ntabwo uri kubikora rwose kandi wari usanzwe ubikora. Kugaragaza ibimenyetso byo kuba umuntu ari hafi gupfa kandi bisaba kwitabwaho n'umuryango, kubera ko iyo batakwitayeho n'ubundi ushobora gupfa ariko ugapfana agahinda. Hari impinduka mu myitwarire ndetse n'imitekerereze. Impinduka ya mbere mu myitwarire ndetse n'imitekerereze ni ukunanirwa mu mirire ndetse no gusinzira, kudafata amafunguro, gusinzira igihe kirekire cyangwa ugasinzira kenshi. Ndetse umuntu ashobora kugaragaza ubushake buke bwo kuvugana cyangwa se bwo kugira imyitwarire isanzwe. Impinduka ya kabiri ni ukuribwa ndetse no guhinduka mu buryo bwo kumva, kubabara cyane, guhinduka kw'amarangamutima, ndetse kwitwara mu buryo budasanzwe. Ugasanga rwose umuntu uko yitwaraga nawe ari kumva ko ari kwitwara mu buryo budasanzwe. Ugasanga niba hari akantu kagiye kumubaho cyangwa se kamukomerekeje ari kuribwa cyane, cyangwa se ugasanga amarangamutima ye nayo yarahindutse kandi nawe atazi uburyo byakozwe. Impinduka ya gatatu ni ibimenyetso byihariye: kutumva ibidutera ibyishimo, gushaka kuba wenyine, kumva utuje cyangwa se ufite ubwoba budasanzwe. Ibi nabyo byaba ibimenyetso by'impinduka ku myitwarire ndetse n'imitekerereze ku muntu uri hafi gupfa. Hari inama abahanga batanga ku bantu biyumva gutya. Umuryango cyangwa se inshuti bagomba kugerageza kumwereka urukundo, bakamuganiza ndetse bakamutega amatwi. Umuntu naramuka akubwiye ko ari kwiyumva gutya, imyitwarire yahindutse cyangwa se amarangamutima ye yahindutse, mu bintu akubwiye ukumva ko harimo ibimenyetso bimeze gutya, icyo mugomba gukora ni iki nk'umuryango cyangwa se nk'inshuti ze? Ni ukumuba hafi, mukamwereka urukundo cyangwa se mukamuganiriza, yemwe mukamutega n'amatwi, mukumva ibyo ababwira. Reka turebere hamwe ku bijyanye n'imyemerere ndetse n'umuco. Tugendeye ku nzozi n'amarangamutima, bamwe berekana ko umuntu ashobora kugira inzozi zerekana urupfu rwe cyangwa se zerekana urupfu ku muntu. Yemwe kumva cyangwa se kumvwa ni ibimenyetso bidasanzwe. Iyo umuntu ari kuvuga izo nzozi cyangwa se hari umuntu uri kuvuga inzozi z'umuntu wapfuye cyangwa se zagaragaye umuntu ari gupfa, abantu kubyumva baba babona ari ibimenyetso bidasanzwe.
Tugendeye ku myemerere y'amadini ndetse n'imiryango, mu migenzo imwe n'imwe ibimenyetso by'urupfu bifatwa nk'ubutumwa bw'umwuka. Abantu basaba gusenga cyangwa se guha umugisha umuntu uri hafi gupfa, kubera ko baba bizeye ko nibura agiye kuruhuka. Reka tuvuge no gutandukanya ubumenyi n'imyemerere. Ubumenyi bwemeza ibimenyetso bishobora kugaragara mu mubiri ndetse no mu myitwarire, ni mu gihe imyemerere igaragaza ahari ibimenyetso by'umwuka bishobora kuba intambwe yo gutegura umuntu ku rupfu. Ndetse hari n'isesengura ku bahanga, cyangwa se hari icyo abahanga bavuga kuri ibi bintu. Abahanga bavuga ko nta muntu n'umwe ushobora kumenya igihe cye cyo gupfa cya nyacyo, ndetse ibyo umuntu abona intuition bishobora kuba sinye cyangwa se ibimenyetso byo kumenya ko hari ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Ndetse hari no gusobanura uburyo hari ubuvuzi bufasha umurwayi ndetse n'umurwaza mu minsi ya nyuma umuntu agiye gupfa. Ndetse bagiye batanga n'inama zo gufasha umuntu uri hafi gupfa, kumwegereza urukundo n'ubwitange. Inama ya mbere ni ukumwegereza urukundo ndetse n'ubwitange, kuganira ku buryo yitegura mu buryo bw'umwuka ndetse n'imiryango, kumuganiriza ukamuba hafi akaba yakitegura mu buryo bw'umwuka ndetse n'imiryango, akumva ko aho agiye ari heza, yemwe akumva ko n'abo asize abasize aheza. Kugenzura niba akeneye ubuvuzi bwihutirwa, iyo ni inama ya gatatu. Inama ya kane ni ukumutera inkunga mu bikorwa byoroshye, kwita ku mirire ndetse no kumushimisha mu buryo bworoshye, gutoza umuryango kwitegura ku buryo bw'umutima ndetse n'umwuka, ku buryo umuntu usigaye nawe asigara nta hungabana afite, cyangwa se asigara yumva aho umuntu we agiye ari heza. Nubwo nta muntu ushobora kumenya igihe nyacyo cyo gupfa cye, kumenya ibimenyetso bishobora kumufasha kugabanya agahinda ndetse no gufasha abandi. Ntugomba gutinya, ahubwo tegura neza umubiri wawe n'umutima w'umwuka, ubitegure neza, aho kugira ngo ube watinya urupfu cyangwa se ube watinya gupfa. Niba wize byinshi muri iyi video, kandi like, wandike comment ndetse ukore share, usangize n'abandi kugira ngo bamenye ibi bimenyetso. Iyo mumva kuri mikoro ni Pacifique, iyi ni UNP Entertainment, kandi subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi, tunagure umuryango mugari wa UNP Entertainment. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.